ibi bintu 10 mu mwaka wa 2026 bigomba kugufasha kwikura mu bukene uko byagenda kose, nta mikino nta kuzuyaza, ugomba kuva mu bukene. Nimba ushaka kubuvamo, iyi ni Bizcom Aguka, ndi kumwe na mugenzi wanjye Sebastian, turi Bizcom Aguka, aho dufasha abantu uburyo bwo kwikura mu bukene. Gumana natwe iki kiganiro kirangize, kuko ibintu 10 urabikeneye kugira ngo ubigereho kare mbere yuko uyu mwaka wa 2023 urangira. Ntugusige uko umwaka wa 2025 wagusize. Sebasuza abantu, ndabasuje kandi mbaye kaze nanone kuri Bizcom Aguka. Nizere ko meze neza, nizere ko muri gahunda wapanze mu murongo mugari wihaye wo kugira ibintu uzageraho mu mwaka umaze kubona fondasiyo yabyo. Reka natwe muri ya gahunda yacu rero twihaye yo kujya tubagezaho inkuru n'ibiganiro bibafasha kwiteza imbere, bikagukura ku rwego rumwe bikakugeza ku rundi. Tubagezeho ibintu 10. Noneho mbakunda kuba iyo mutangiye kutwandikira muri comment mutubwira uko mubyumva, bira bintu ni byiza cyane. Aho udasobanukiwe ujye utubariza muri comment, mukande like, mukoresha. Niba utarakora na subscribe nawe ugire gute uyikande kugira ngo ibintu bize gukomeza bigenda neza. Ikintu cya mbere umuntu asabwa gukora muri 2026 akabasha gutera imbere ni ikihe? Njyewe mbabazwa n'umuntu utumva ko gutera imbere agomba kubigira inshingano ye ya buri munsi. Ukabyuka ukavuga ngo ngomba gukira. It is your responsibility. Bishatse kuvuga bishatse kuvuga ngo bigire nk'inshingano, bifatemo inshingano zawe, wumve ko nta wundi ufite inshingano zo kugukura mu bukene. Ubanze ubyishyire mu mutwe uvuge ngo ni inshingano zanjye kwikura mu bukene. Ibi nibyo bizanagufasha kugira ngo nubona n'undi ukubera umuterankunga, umuntu ugufasha muri urwo rugendo, ariko wowe uzabanze ugire gute wabanje kuba nyirabyo, wabanje kubyishyiramo mu mutwe wawe, ibitekerezo byawe, ibyo ukoze byose ubihuze no kuvuga ngo ndi kubikora kugira ngo nzabashe kwikura mu bukene. Ninjye mfite inshingano zo kwiteza imbere. Muri rurimi rw'amahanga babyita take responsibility. Ako ni akambere. Aka kabiri ni akahe? Twihuse ibi bintu tubivuga kenshi. Nimba utarabitangira gukira bizakugora. Ntuzigere uhagarika na rimwe kwiga. Never stop running. Ubwo ushatse kuvuga kwiga kujya mu ishuri cyangwa kwiyungura ubumenyi bw'utuntu dushya buri musanzwe. Nuba ubumenyi bwose waba ufite nta na rimwe uzigera wumva buhagije ku isoko ry'umurimo, uretse ko ugomba guhora wiyungura ubumenyi bushya. Nimba ucuruza restaurant, ugomba kwiga izindi dishes, niko babivuga ku babisanzwe babizi, cyangwa se izindi nkono nshyashya watekera abantu bagakunda. Iga jya kuri YouTube, reba ko abandi bateka. Nimba usanze ukora muri salon de coiffure, iga modeli nshyashya ushobora guha abakiriya bawe bagakunda. Ushobora kureba uko abandi bakora, ushobora kujya gukora ubushakashatsi ugasura izindi salon. Icyo nicyo twita never stop running. Ubundi isi yakugeza ku cyo udahagaritse kwiga. Tuhora tuvuga ngo isi ni ishuri. Yego. Igihe cyose tugomba kwiga, twigira ku bandi bakora nk'ibyo dukora. Nongeyeho yego, nongeyeho kuri ako kanavuze hano, nagira ngo abantu mutavuga ngo utarekera kwiga niba wararangije kwiga segonderi cyangwa kaminuza si ngombwa kusubira kwiga. Ahubwo muri ibyo uri gukora wikumva ko ubumenyi ufite muri icyo kintu buhagije. Iyungura ubundi bugufasha kunoza akazi kawe kandi neza. Yabivuze ushobora kwiga gukoresha ikoranabuhanga mu byo ukora, ukiga modeli nshyashya. Nyine kirama kandi kantu gashasha ngo numenye. Twagiye kuri gatatu ntago tubatindira. Dukomeje gwikaze comment zanyu, like kuri no video, ari nako niba utarakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ukomeze ubane natwe. Aka gatatu, kubyuka kwawe nibwo bushobozi bwo kubasha kugera ku byo ushaka kugeraho. Bivuze ngo invest in your self. Aka kantu ko kwishora mubwo nimo kuvuga ngo wowe fata amafaranga uyishoreho ku giti cyawe. Ushaka gushora muri business nawe ubwawe utarishora mu yego, banza wishore mu ikintu cya mbere, wiga ubwenge bushya. Kuko uri kwiga utuntu dushya, uri kwishora muri wowe utuntu tuzakugera akamaro. Icya kabiri arandi makosa dukora, tukajya muri business ariko tukiyibagirwa, ukibagirwa kwita ku buzima bwawe. Aho ngaho iyiteho nawe ugaragare neza nk'umuntu uri muri ya business. Utuma umubiri wawe umere neza. Niba ari fitness, ukora udusiporo ku buryo nyine uzira uba ufite ubuzima buzira umuze, ariko nanone ukanagaragara neza. Iyiteho, ishoremo ku giti cyawe kuri iyo point number 1. Bya neza, yego, bya ahantu heza, kure mu bigare bidafite umumaro. Gerageza guhura n'abantu bazagufasha kwiteza imbere. Icyo nicyo bita kwishoramo nawe ubwawe kumva ko uri gishoro. Yego.
dukomeje tugeze ku cya kane Eh. baravuga ngo build valuable skills cyangwa se ubaka ubumenyi bw'ingirakamaro bukenewe. Wijya kwirirwa wiga gukina ibintu byagusize imyaka, kwiga gukina ikarita wenda abazikina ntibandebe naba, ariko kucyuri kujya kwiga ibintu bidafite umumaro. Wijya kwiga ubumenyi bwari bukeneye muri 2020. Uno munsi tugeze kuri technology, abantu benshi bari gukoresha ikoranabuhanga AI. Sizaje se situbizi ihugure uburyo ushobora gukora ku kazi kawe ari kubigendanye na technology nako kandi cyo tu. Reba bwa bumenyi bukenewe, wijya kwiga ibintu byari bigezweho muri 2020. Sibyo? Wowe reba ibigezweho 2025, urebe ibyo tuzakina mu minsi zaza bari byo gira gute wiga. Nibyo bavuga ngo build valuable skills, bya bindi by'agaciro nyine bizakenerwa. Ubu kuri technology ho aho ngaho mbaye mbarabuye nyine ikintu bita ikoranabuhanga no munsi bari cyo wibandaho cyane, ariko bitavuze ko n'izindi gahunda ugomba kujya gute kuzisiga inyuma. Twakomeje rero gatanu, ikintu gikomeye cyane icya gatanu, shyiraho intego zisobanutse, set clear goals. Korera ku ntego. Hari ikibazo uherutse kubaza abantu turi live, baravuga ngo kucyubyuka wibona bukeye nawe ngo ugende ngo kuko ari kumanywa ngo nabyutse kuko ijoro rije ngo ngiye kuryama. Oya, ushobora no kubusanya ayo masaha ugakora iki cyangwa ukaryama bukeye. Yego, ariko ubwo icyo avuze korera ku ntego, banza uvuge ngo ndashaka kugera kuri ibi, ushyireho uburyo uzabikoramo, usetting goals. Ubwo no kuvuga ngo nugushyiraho intego, cyane uvuge ngo igihe iki n'iki ngomba gukora ibi, igihe iki n'iki ngomba kuba nageze kuri ibi, gutyo na gutyo ukagenda ukorera ku ntego. Uvuga ngo nesheje umuhigo ukavivura. Hari ukuntu bakoraga list ukavuga ngo nzagera kuri ibi muri uno mwaka, uvuga ngo none muri uno mwaka mu mezi 3 ya mbere nzaba ngeze kuri ibi. Ubwo ni intego wihaye ukazavivura. Iyo usanze wabigezeho ukoma amashyi ugaserebura ugakomeza imbere, ariko ubonye utabigezeho ugomba kureba impamvu yatumye utabigeraho, ukahita uyitegura mu yandi mezi agiye kuza kugira ngo mu mwaka uzagere gute uzagere ku ntego. Nibyo rwose. Nimero 6. Iyi munsi ntago turi bubatindire, nimba ugeze hano kora subscribe right now, kubera ko iyi YouTube channel yacu Aguka tunyuzaho ibiganiro nk'ibi bidufasha twe namwe gukomeza twagura ubwenge ndetse na skills zikeneye ku isoko ry'umurimo. Twihuse nimero 6. Yego. Wishaka urwitwazo, nta rwitwazo na rumwe ufite, shaka ibisubizo. Yego. Baravuga ngo find solution not excuses. Hano ikintu bavuze ni kimwe. Hari abantu bahora bavuga ngo nakuraho igishoro, ngo nakora iki, ngo nakore business, ngo ko ibintu byose abantu babikora. Reba ikibazo gihari, reba ibintu bikenewe aho muri quartier uri aho utuye, abari byo ushora, abari byo utangira gukora, hari byo utangira gukora business. Wivuga ngo ibintu byose ngo abantu barabikora, ngo ngiye gukora iki ngo nabandi ngo baragikora. Nago bagikora mu buryo bikoramo. Gikore nkuko gihari, ahubwo uzane magashya rimwe twavuze ngo iga ubumenyi bushya, noneho wige bwa bumenyi bukenewe, noneho n'ubuzana. Hari business zari ziri gukorwa, we zanamo ubumenyi bushya wize, noneho uzanemo n'ikoranabuhanga cyangwa se n'utundi tuntu tugaragaza ko ari umwihariko babikoraga, ariko wowe ubishyizemo akantu kadasanzwe. Hano rero nta mpamvu ihari yo kuvuga ngo akazi karabuze ngo urabona bimeze gute. Reba ikibazo gihari aho hafi ugikemuze innovation. Nimba uri kundeba ibi mbivuganya akababaro gakomeye, iyo ubona umuntu avuga ngo impamvu ntagera kuri ibi bintu ngo nuko data tamaye amafaranga, ngo nuko ntize muri kaminuza nziza, ngo nuko ntize Burayi, ngo banza hari ngo impamvu ari uko ngo nakuze nabi, ngo banza ari uko abantu batankunda, ngo banza kandi izo bita excuse. Nobody hates you. Find solution. Nimba uri umukobwa, uri umumama, uri umugabo, uri umusore, shaka ibisubizo mu bibazo. Mu bibazo habamo opportunity. Mu bibazo niho ukura icyo abantu bakeneye, kuko nimba ugize icyo kibazo hari n'undi mugenzi wawe ahantu runaka uri gifite icyo kibazo. Shaka ibisubizo mu bibazo uri guhura nabyo. Situbarabuye. Icya 7 Sebastian abantu bagomba kumenya. Nimero 7 baratubwira ngo manage your time wisely. Koresha igihe cyawe neza mu bwenge. Ahantu bisobanuye iki rero? Reka tubivuge, dukunda kubivuga, ndongere mbigarukeho. Koresha igihe cyawe neza mu bigufitiye akamaro. Nicyo bashatse kuvuga. Urabizi ko hari icyo wakabaye ukora kiguteza imbere, ariko ugiye gufata igihe yugo murasohotse, mugiye kurya amafaranga, mugiye gutembera bira mupango, ufite business, ufite akazi, uragasibye ngo kuko ngo ugiye mu kigare cy'abakanaka ngo bafite show, ngo bafite birthday party, ngo cyangwa se ngo hahiye.
koresha igihe cyawe neza, upangire buri gihe. Sinkubujije kwidagadura, nabyo ni byiza kugira igihe ukisanzura n'inshuti n'abavandimwe, kuko ntabwo twaba ku isi turi twenyine, dukenera n'abandi kugira ngo ubuzima buryohe. Ahubwo buri gihe kigenere icyacu, buri gikorwa kigenera igihe cyacu kandi ugikoreshe neza. Niba wavuze ngo kuva mu gitondo saa 2 kugera saa 6 ndaba ndi mu kazi, buri mu kazi wivuga ngo reka ngere saa 4 ngende ngo n'ubundi ngo ndagaruka saa 9. Oya, buri gikorwa gipangira umwanya wacyo kandi ucyubahirize neza. Nibyo rwose. Twihuse iyi munsi ntabwo tubatindira, tugeze kuri nimero ya 8. Iyo reka mbanze nyivuge mu Kinyarwanda. Ntuzagendere mu kigare ngo ubone mugenzi wawe ibyo arimo nawe ngo wabikora, ngo n'undi twariganye amaze imyaka 10 akora icyo kintu, wowe kuko ubonye ngo biri kumukiza, biri kumuha opportunity, nawe ugahita uvuga ati undi saya afite nge sinyafite. Baratubwira nimero 8 cyangwa se ikintu cya 8 ugomba gukora ukikura mu bukene muri uyu mwaka. Take calculated risk. Shatse kuvuga iki cyo kintu? Hano hantu rero bavuze ngo take calculated risk, bakuye ngo irengera ingaruka zishoboka. Wikwipasa muremure muri make nibyo bavuze. Utazavuga ngo kuko Stella tuzi imodoka nanjye ndayishaka ngiye kuyigura, nanjye ni pase muremure tufata credit, kuko yakoze ubukwe bwa miliyari 3, nanjye ngomba gukora ubukwe bumeze nka kuriya. Kuko Seba ajya mu kabari akanywa Hennessy, nanjye ngomba kujya njya mu kabari nkanywa Hennessy kuko twariganye cyari ibindi duhuriyeho. Wowe fata risk zigize gute zibarika. Ikindi cya kabiri kiri kugora abantu muri no minsi, aya magurupe mwirirwamo. Reka tuvuge amagurupe ya WhatsApp, ufite gurupe abo musengana, abo mukinana, abo mukorana ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, benshi bose bagiye batandukanye. Reka tuvuge hari amaliste, harimo wakoze ubukwe, harimo wagize ibyago, harimo wagize birthday. Ibyo byose ukabyishura muhembwa 100-200, hose urasabwa gushyiramo amafaranga make n'ibitanu mu kwezi, ugasanga ufitanu utakaza 50 utari no gusevinga. Ibyo bintu nibyo tuvuga. Bimwe menya kuvuga oya, menya kujya mu magurupe y'umumaro, atari ibyo bintu byose nyine kwitabira ibikorwa bitwara amafaranga ariko bigize gute bifite umumaro, uvuga ngo yagenda ariko azagaruka. Aho niyo bavuga ngo take calculated. Hano baravuga ngo risk byo kuzirinda byo nabyo zifate, ahubwo fata izishoboye kugira gute ku managinga. Cyangwa se unagemo wikwishinga Steratongo yashizemo 10,000 nawe shyiramo 1,000, nibwo bushobozi bwawe. Wikwipasa muremure bitazakugora. Kuri iyo ngingo ndumva ruko ngaho risk yose ufata igomba kuba ari kwinjiriza cyangwa se ifite aho izahurira n'iterambere. Abantu nibakumve ko risk ari ibintu by'impanuka gusa. Ya ntago ari impanuka, ibintu byose ushoramo bitakwinjiriza. Risk ni ikintu gishobora kukubaho kikagenda mu buryo utari wateguye, icyo twita risk. Icyo gihe tuvuze ngo fata izigenwe cyangwa izubasha kwihanganira. Nukuba ufite 800 bakakubwira ngo uguze buriya butaka buri imbere ya ruhurura ukabugura 600, ngejo ruhurura bazayisiba guhita ubugurisha miliyoni. Banza utekereze kabiri, uvuga ati se iki kibanza niba tubakiye ruhurura amafaranga nge ntazabahiye. Icyo gihe iyo utangiye gutekereza utyo ubufashe calculated risk. Twihuse cyane tugiye ku kintu cya 9 ugomba gukora mu mwaka wa 2026 ugasezera ku bukene. Ibi bintu ntukabihuze n'amafaranga. Imyitwarire nayo ifite aho ihura n'amafaranga. Ubwo n'amafaranga nayo tuzayavugaho. Icya 9 twihuse cyane, work hard and smart. Twagiye Seba. Aha hano rero kuri kino kintu cya 9 kivuga ngo work hard and smart, icyo bashatse kuvuga no kuvuga ngo shyiramo imbaraga zawe zose mu byo ukora, ariko ubikore mu buryo bwanyabwo kandi bwiza. Wihubuka, wigenda buhumyi, wikoresha imbaraga ariko nanone nta musaruro biri gutanga. Banza uvuge ngo ibi bintu erega hose akora strategy, ni uburyo ni uburyo umuntu ashyiraho ibintu bikikora kandi atanavunitse. Hano gukora cyane nimukumve kuterura ibiremereye, gukora amasaha menshi cyane. Oya, ahubwo ni ugukora ibyo usabwa gukora kandi mu buryo bwiza. Urugero wenda twatanga, ufite akazi ukora, uza amasaha ugerera mu kazi kandi uzi naho ugomba kugira gute kugatahiramo. Wigenda ngo wirirwe wicaye kugira bakubone, ahubwo reba ikintu ukora gitanga impact. Niyo waba unaryamye ejo mu gitondo umuntu akaza agasanga ibyo wakoze byagenze neza. Gukora cyane rero hano bari kuvuga hozaho, niba ari inshingano ufite zuzuze kandi neza, wigenda uhubagurika. Icyo utazi iyo bavuga kuri gukora mu buryo bwa smart, igihe ibyo ukora bitanga umusaruro kandi ugaragara. Ikindi nuko icyo utazi utavuga ngo akazi gakorwa gutya, icyo utazi urabaza. Sibyo? Icyo utazi urabaza, ibintu bikagira gute bikagenda neza.
reka abantu babanye natwe tubashimire, tubahe bonasi y'ikintu cya 10. batubwira ariko uko babyumvise muri comment. Mujye muri comment mukore ibitekerezo, mukore subscribe, musharinge, ariko reka tubanze dusoze ikintu cya 10. Abantu bose numvishije bagira abantu inama nabo bakazigira, bateye imbere, bakora iki kintu cya nyuma cya 10. Ibintu byose ukora, nimba ubikora udafite umutima w'ikintu bita guhozaho, ibyo ukoze uyu munsi ubisubiremo, kandi uharanire ko 1% ry'uyu munsi wakoze ejo risubiramo, rikisubiramo umwaka 1, 2, 3, ku buryo mu gihe runaka cy'imyaka runaka uzaba ufite systeme umuntu ashobora no kuzwa mu ati bikorwa gute, akavuga ngo bikora gutya. Icyo kintu cya 10 nta kindi ni persistence. Persistence ugiye kureba ubusobanuro bwayo ni ukuvuga ngo ni bwa buryo ukora ikintu byaba byiza, byaba mu bihe byiza, byaba no mu bihe bibi, ugakomeza ugakora. Uri muri business uri kubona itagenda neza, nuve ku bintu ugakomeza ugakora ubudahwema. Uri mu kazi karakuvuna nta nyungu ubona, ariko aho kugira ngo ugende ugakomeza ugakora. Nicyo kintu cya nyuma cyo kuvuga ngo ni uguhozaho. Muri ibyo byose twavuze, muri ibyo ukora, hozaho, wicika intege, wiva ku bintu. Ntiwatangira siporo ngo ntuzikomeze bikunde, ntiwatangira business udafite umugambi uhoraho ngo bikunde, ntiwakora akazi ka sobuja utazinduka buri gihe bihoraho ngo bikundire, ntiwagira inshuti mutabanye neza nayisaba kuyibutsa mu ngo, naho nuko bimera, nuguhozaho wubaka bidashira. Bityo intego yose wihaye bigusaba kuyikoraho buri munsi, ufite intego yo guhindura uko umunsi wije, kugira ngo ejo uzabyuka indi ntego nayo uko umunsi uzira wongereho ikindi, gutyo tuzagera mu kwa 12 tuzongera tubaza abantu ati se twageze kuki. Ngaye nguko nibyo twendaga kubabwira, nibyo twagombaga kubabwira ku bintu mushobora gukora tugitangira umwaka. Twarabivuze dusoza umwaka, twababwiye imico 5 ushobora kugira ugatera imbere. 12,000 mumaze kurebera video, nizere ko ari cyo byabamariye. Twababwiye imishinga 10 wakora ukabasha kwitera imbere. 25,000 mumaze kurebera video, hari icyo byabamariye. Twababwiye uko bakora business plan nziza, tubasobanurira na gahunda ya Bizcom finance, aho tugenda tubaha n'amafaranga n'igishoro kugira ngo ibyo bibazo byanyu byose bikemuke. Izo video zose ziri hano kuri YouTube, urebye ayo ma video yose wayabona. Turakomeza amafaranga tuyatanga nk'inguzanyo, kandi kugira ngo duhe umuntu inguzanyo agomba kuba afite ingwate, by'umwihariko iherereye muri Kigali. Tubikora cyane. Ku bindi bisobanuro barajya baduhamagara kuri no nimero turi kubereka. Dukomeze kugenda tubana neza cyane. Mugire ibihe byiza. Turabashimiye. Iyi ni Bizcom Aguka, mukore subscribe, share and comment. Bye.